Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ndashima Imana cyane muri iki gitondo. Ni igitondo cyiza Imana ituremeye kugira ngo tunezerwe, kugira ngo twishime, kugira ngo tuvuge imirimo yayo. Imana rero yagize neza, yatandukanije umucyo n'umwijima, yabaye mu ruhande rwacu, yaturinze tubyukanye umwuka w'abazima, duhumeka umwuka w'abazima. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashima Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana ishobora byose. Reka dusengere umwanya tugiye kujyamwo tuganira ku bw'ijambo ry'Imana. Mana data wa twese, izina rya rihabwa icyubahiro. Ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bari byo udukora, kandi Kristo wanesheje isi yose gupfukamire mu izina rya Yesu Kristo. Ingoma yawe yogere, imbaraga zawe zikora imirimo n'ibitangaza. Duheje imigambi y'abarozi, duheje imbaraga z'abagome, dufasha ubwami bw'umwijima, umuriro w'Imana utwika ukongore. Imbaraga zisumba byose zikore, aka kanya hagira umuntu ukira, aka kanya ijambo ryawe risohoza ikirizanye. Gukora kw'Imana kuboneke muri iki gitondo, hagira umuntu uruhukira imbere yawe, hagira umurwayi ukira, hagira umuntu ufite ibikomere yongera gusubizwa mu imbaraga. Womora ibikomere bya benshi, abafite intimba zo mu mitima, uyu munsi wigaragaze, ureme igishya ku buzima bw'umuntu. Urakoze Mana, urakoze kuri kumwe natwe, kandi uri butangirane natwe. Jambo ryawe rikaganza, Mana ukakora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka wigaragaze, reka ureme igishya uyu munsi wa none. Urakoze kuri bubikore, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashima Imana y'amahoro yaturinze, tukaba turi bazima, ntacyo twatanze, ntacyo twanabona twatanga, kuko nibundi ijambo ry'Imana avuga ngo Uwiteka atarinze umudugudu, abarinzi babera amaso ubusa. Bivuga ngo Imana itaturinze, abazamu cyangwa se inzugi zikomeye twakingisha ntacyo zamara. Bigaragare ko Imana yo mu ijuru niwe murinzi ukomeye. Imana ishimwe rero kubw'uburinzi bwayo yaturinze. Ntabwo ari uko shitani yihannye ngo ubugome bwe bureke gukora, ariko n'ubuntu Imana iba yatugiriye. Ndashima Imana y'amahoro rero, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uyu munsi turaganira ku mahirwe aterwa no kumvira. Amahirwe aterwa no kumvira. Hari amahirwe abantu bagenda bagira, bakagira amahirwe biturutse ku mirimo bakoze, biturutse ku mashuri bize, biturutse ku byo bakora, ugasanga ibyo bakora babigiriyemo amahirwe. Ariko hari n'andi mahirwe nje kukubwira aterwa no kumvira. Hari amahirwe aterwa no kumvira. Abantu benshi bazi ko amahirwe hari inzira zimwe na zimwe agenda aturukamo. Cyane aya mahirwe aterwa no kumvira, abantu benshi ntago bajya bayamenya. Ariko uyu munsi nje kukubwira mbwirijwe n'umwuka wera w'Imana, hari amahirwe aterwa no kumvira. Hari amahirwe aterwa no kumvira. Hari n'andi mahirwe abantu bagenda babona bakurikije imiryango bavutsemo, bakurikije abaribo, bakurikije ibyo bakora, bakagira amahirwe. Ni na meza nayo, kandi n'ukuri agira icyo agezaho umuntu, ariko hari igihe birangira ibyo ngibyo, bikarangira rimwe na rimwe bikanarangira nabi. Bikarangira nabi cyane. Twagiye tunabona tunumva umuntu akavuga ngo ngize amahirwe ibi bintu bigakunda, n'umujura akabivuga ati ningira amahirwe iriya mari nkayigwaho, ndaba nkize, umwuga wanjye urabuki unkijije. Urumva rero hari andi mahirwe aturuka ku Mana aterwa no kumvira. Aterwa no kumvira. Uwitwa Aburahamu ya Dawidi yayavuzeho, ayavugaho abwira abantu. Aravuga mu bice byaho bya mbere Zaburi, aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Abivugaho cyane, aravuga ngo uwo muntu arahirwa
ngo ibyo azakora byose bizamubera byiza. Bivuga ngo uwo muntu udakurikiza imigambi y'ababi ngo ibyo azakora byose bizamubera byiza, yavugaga yuko ibyo ari byo byose wakora uramutse udakurikiza imigambi y'ababi, ntiwicane n'abakobanyi, hanyuma ngo ukitondera amategeko y'Imana. Iwe yavugaga yuko ngo ibyo wakora byose ntabwo bigusaba ko ari imirimo runaka, ibyo wakora byose ngo byakubera byiza. Rero uyu munsi nje kukubwira ku mahirwe aterwa no kumvira. Umuntu akayagira, akayabamwe, akarama, kagubwa neza, abantu bose bakamwibazaho, bakaba batari kuri ya muntu hari amahirwe yayakuye, kuri tubona ari umunyamahirwe, uriya ntiwamwishinga, amahirwe ntiwamenya aho yaturutse. Rero hari amahirwe aterwa no kumvira. Hari amahirwe aterwa no kumvira umuntu w'Imana. Ndagira ngo kandi ayo ngayo ntagira akagero, ntarondoreka. Ndagira ngo dusome twifashisha ijambo ry'Imana. Turasoma mu igitabo cy'Itangiriro, ibice byaho 22, hanyuma reka duhere ku murongo waho wa 15 ndetse tugire n'uwa 16. Reka dusabe umusomyi wacu dusomere umurongo waho wa 15. Reka tuasome. Yego. Mutwe w'ijambo ravuga, Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye. Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye. Murongo wa 15. Maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu. Ahamagara Aburahamu ari mu ijuru. Aramubwira ati ndirahiye. Ndirahiriye niko Uwiteka avuga. Ubwo ugenje utyo, ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha, nzaguha umugisha, no kugwiza, nzagwiza urubyaro rwawe, ruhwanye n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwanye n'umusenyi wo ku kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha baryo, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, kuko wanyumviye. Imana iguha umugisha. Bibiliya ivuze Aburahamu, kandi Aburahamu abakunzi b'ijambo ry'Imana baramuzi cyane. Abakunzi b'ijambo ry'Imana bazi amateka ye. Bibiliya yavuze ngo marayika w'Uwiteka aramubwira ati gugenje utyo, ntunyime umwana wawe w'ikinege, gugenje utyo, gunyumviye, gubigenje utyo. Buriya hari ikintu umuntu ashobora gukora kigakora ku mutima w'Imana. Buriya hari ikintu umuntu ashobora gukora kikamubera urwibutso, kikaba urwibutso hagati ye n'Imana. Imana icyo kintu ikagishyira ku ndiba y'umutima wayo, ntikibagirwe. Hari ikintu umukristo akora, hari ikintu umuntu w'Imana ashobora gukora kikanyeganyeza intebe y'Imana, kigatuma umutima w'Imana unezerwa. Hari umurimo ushobora gukora, hari igikorwa runaka wakora, hari uburyo wakubaha Imana igafata umwanzuro.
imana igahaguruka ubwayo. Hari igihe kimwe Bibiliya ivuga ku basore batatu, uwitwa Shaduraka na Meshake na Abedenego, ngo bubashye Imana kugeza ku rwego umwami ababwira ati mukomeje kwihagararaho, ntabwo muri bukora ibyo abandi bari gukora. Ngo abasore baravuga bati mwami nyagasani, turumva tutabikora dushingiye ku mbaraga z'Imana yacu yaduhamagaye, dushingiye ku buntu bw'Imana, dushingiye ku Mana twizeye, turumva tutakora ibyo abandi bakora. Buriya hari ikintu ushobora gukora, hari igihe ushobora guhamya Imana neza bigatuma Imana ikora ibintu byinshi bitari no mu gihe cyabyo, bigatuma Imana ubwayo yihagurukira igafata umwanzuro, bigatuma Imana yigira mu kibazo cyawe ikakinjiramo kubera ikintu runaka ukoze. Naratangaye cyane nsomye izi nkuru ngo Shaduraka, Meshaki na Abedenego banga kubararira ibigirwamana, ngo umwami arababara, ngo uburakari burikongeza buba bwinshi. Hanyuma ngo umwami arababwira kubera ko yabakundaga, ngo agerageza kubabwira ngo nibagira amahitamo, nibitonde babitekerezeho. Avuga ati mbahaye andi mahirwe yo kugira ngo mwisubireho, mbahaye andi mahirwe yo kugira ngo mutekereze. Hanyuma ngo baravuga bati nukuri twafashe umwanzuro, turumva ntabwo turaza kwisubiraho. Imana cyo kora cyo tukubwire, yego hari itanura ry'umuriro riteganyirijwe umuntu nk'uwo, ariko kandi dushingiye ku Mana twize, dushingiye ku mbaraga z'Imana, ishatse yadukiza uwo muriro, ibishatse yawudukiza. Ariko kandi nitanabikora nta cyatuma twubararira ibigirwamana, dukora ibyo abandi bakoze. Buriya ntugakora ibyo abandi bakoze, ujye ukora ibyo Imana ishaka gukora. N'abandi benshi barabikora, n'abandi babivuze, n'abandi barabikora, ntacyo bitwaye. Ibyo ngibyo Imana nayo irabibona, abandi se bo ko babikora. Reka nkubwire, gakiza nakawe. Ijuru ntabwo ari ishyirahamwe abantu bazajyamo. Ijuru rizagirwamo n'ukijijwe, rizagirwamo n'umuntu uhamije. Kuba rero hari abantu benshi bakora ibintu ariko bitajyanye n'ibyo Imana ishaka, ntuzabikore. Benshi yemwe niyo haba harimo n'abagukuriye, ariko ukumva atari umugambi w'Imana, ukumva binyuranye n'ibyo Imana ishaka, ntuzabikore. Ijuru ntabwo ari itsinda runaka, ijuru ntabwo uzarijyanwamwo na mubyara wawe na so wanyu, ijuru nta nyokorome, ijuru ni rwo uzarikorera ku giti cyawe. Rero nje kukubwira ngo hari amahirwe aterwa no kumvira, hari amahirwe aterwa no kumvira. Nicyo gituma tugomba gukorera Imana, tugahitamo inzira neza. Imbere yacu hari inzira ebyiri, ugomba guhitamo neza. Imana yaguhaye amahitamo. Niba ari ugukorera Imana ukayikorera neza n'umutima wawe, niba ari ukuyumvira ukayumvira. Reka nkubwire, banyamugirya nino ntabwo bazabona ubwami bw'Imana. Kandi Imana nta nyoroshye ishyiramo. Niba ari ukijijwe arakijijwe, ariko kandi ntizanaguhatiriza. Utabishaka ntiyagufata ku ngufu ngo ngwino ukizwe, ngo reka ngo n'ubundi ngo yari mu ntege nke, ngo impamvu ngo kiriya gihe yari umushomeri, ngo kiriya gihe ngo atagize mahitamwo, ngo cya gihe atanyumviye, ngo nuko ari muri krize nta kazi yari afite. Oya, Imana izakuzanira abantu bayubashye bari mu buzima bumeze nk'ubwo urimo. Imana izakuzanira abantu bayubashye bari mu gikanawe urimo. Zakuzanira abagabo bayubashye batarabonye akazi, bashomere batinze mamaze iminsi mu bushomeri. Kuzanira ababyeyi bayubashye batinze ku musozi wo kutabyara. Kuzanira umukobwa wayubashye watinze gushaka kandi agakomeza kubaha Imana. Rero reka nkubwire, hari amahirwe yo kumvira, hari amahirwe aterwa no kumvira.
hari amahirwe aterwa no kumvira Imana. niwumvira rwose hari amahirwe ufite, njya nkunda kubivuga kenshi. Dufite abantu bagiye bajya mu mirimo bakorera abandi, bagakora neza, bakaba abakozi b'intangarugero. Natwe twarabakoresheje cyangwa se twakoreye abandi, ariko igihe cyose uwumvira shobuja, wumvira ugukorera, niyo haramutse habonetse ikibazo akwikomezaho, ntago yapfa kukurekura. Niyo haboneka ikibazo akazi kagasa nk'agahungabanya, wa mukozi wubaha, wa mukozi ukora neza, ntabwo shebuja apfa kumusezerera. Ariko kenshi uzarebe yo mukora ahantu runaka, ikigo kikagira ikibazo, sosiyete ukoramo ikagira ikibazo, hakaboneka kugabanya abakozi, ba bandi batagira umwete ngo bagire imbaraga mu kazi bakora, bashobora kugabanywa baza ku mwanya wa mbere. No mu Mana nuko bimeze, no mu nzu y'Imana nuko bigenda. Sarebe na pasiteri, abakristo bamuba ku mutima, nubwo aba yemereye gusengera bose no kubabera amaso, ariko hari abantu bakunda umurimo w'Imana, bawushyigikira, bawusengera. Abo ngabo niyabuze umunsi umwe, uwa kabiri, munsi wa gatatu batanya kuba bati runaka byagenze bite, nimujye kumureba. Ariko wa wundi utaboneka, akazaza ari uko abadiyakoni bageze iwabo, kazaza ari uko batumye umudiyakoni ngo ajye kumushaka, ngo bashobora no kurwara akajya mu bitaro, itorero ntiribimenye, ntibabimenye rwose, bakagira ati ni kwa kundi asanzwe, ubundi suraraza kangahe mu cyumweru. No mu nzu y'Imana, n'imbere y'Imana Data niko bijya bigenda. Mana itugirire neza, sikarabonefoya. Hari amahirwe aterwa no kumvira, umuntu akayabamo, akayaramiramo. Jambo ntago rijya rimva ku mutima. Jambo Imana yabwiye nde? Jambo Imana yabwiye Salomo ngo Imana iramubwira ngo kuko ari ibyo unsabye, ntusabe kurama cyangwa ngo usabe ngo abanzi bawe bapfe, ngo ahubwo ukisabira ubwenge ngo guca imanza zitabera, ngo ndabiguhaye. Erega dusabye neza Imana iduha ibyo dusabye. Iyo dusabye neza rwose Imana iduha ayo mahirwe tukabona ibyo twasabye. Ariko mu bice byaho bitatu mu gitabo cy'Abami ba mbere, murongo wa 14, ujye uba mu mutima wanjye. Imana iramubwira ngo nuko kandi nukomeza kunyumvira, nzaguha no kurama. Bivuga ngo iki kintu cyo kurama gituruka ku Mana. Iki kintu cyo kurama gitangwa n'Imana. Ubu burame buva ku Mana. Iramubwira ngo Salomo nukomeza no kunyumvira, nzaguha kurama. Ya raya siribone. Huva cyari ikintu Imana yongeyeho kukumvira. Yo twumviye Imana, yo wumviye Imana, hari ikintu Imana ikongeza. Kwa kundi duha, uzarebe ufite umukiriya kaza kakugurira buri munsi, ukabona n'umukiriya, hari ibintu by'umwongeza, ukamubwira uti niki kijyane, navuye kurangura ariko nakuzaniye akandi kantu, ukakamuha nk'inyongezo. Kubera iki? Ni umuntu kuba hafi. Natwe twumvira Imana, tuba turi hafi y'umutima wayo, tuba turi hafi y'imbone z'amaso y'Imana. Yo twumvira Imana, hari amahirwe aterwa no kumvira. Marayika abwiye Aburahamu ngo bwari ibyo ukoze. Marayika yamubwira bwari ukubigenje, ukaba utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yarakoze ikintu gikomeye. Murabizi ko Aburahamu yabyaye umwana ageze muri zabukuru, yarakuze, yarashaje. Bibiliya iravuga ngo yarashaje n'umugore we. Umwana ngo amare kwigira ejuru, ageze mu gihe cyo gushimisha, ageze mu gihe cyo gutuma
ageze mu gihe cy'uko nyina yamubwira ngo genda ungirire utya, ageze igihe se yamubwira ati rukanka ugire bigenze utya, Imana iramubwira ngo namujyane ku musozi wa Moriya mutambemwo igitambo. Ngo Aburahamu ntabwo yabajije umugore we, Aburahamu nta muntu yagishije inama. Dufite abantu Imana ivugana nawe akajya kubaza, uri mu rugo? Ndahari. None se ko umwuka w'Imana yambwiye ngo mbigenze ntya, muri iki gihe mbikorera? Oya, ariko nawe gira ubwenge, ntabwo uzanezeza umutima w'Imana. Aburahamu yahagurutse nta muntu abajije, aravuga ngo iyi ni Imana ivuganye nanjye. Ahaguruka nta muntu abajije. Imana nivugana nawe, ntukabaze so wanyu, ntukabaze nyokorome, ntukabaze mubyara wawe. Imana nivugana nawe, jya uhaguruka ukora icyo Imana ivuze. Imana nivugana nawe, jya ufata umwanzuro. Rataya si karabone. Imana nivugana nawe, jya uhaguruka ukora ibyo Imana ishaka gukora. Imana nivugana nawe, ntugashidikanye. Amahirwe aterwa no kumvira. Aburahamu arahaguruka ajyana umwana we w'ikinege, ajya kumutambira Imana. Byari ibintu bikomeye, byari ibintu bidasanzwe ku muntu uwo ari we wese. Ngo iryo turo rikora ku mutima w'Imana. Ega ubundi Imana nta kipfa nawe, nta n'iki gushakaho ikindi, irashaka kuyubaha gusa. Buriya Imana ntabwo yashakaga Isaka, yashaka kureba umutima wa Aburahamu. Hari igihe Imana ikubwira ngo nyubakira, ishatse yanakwiyubakira. Hari igihe Imana ikubwira ngo nyubakira mwana wanjye, mu by'ukuri Imana ishatse yakwiyubakira, ibisi n'ibiyuzuye n'ibyayo. Ariko hari igihe bigira ngo ikurebe, irebe umutima wawe ukumenetse, irebe urukundo uyikunda. Bwo bigenje utyo, ndirahiriye hari ikintu ushobora gukora Imana igafata umwanzuro. Reka dusome Gutegeka kwa kabiri, Gutegeka kwa kabiri turareba ibice 28. Reka dusome umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Musomyi wacu, reka tuasome. Abantu bose baravuga bati amina. Abantu bose bavuga bati amina. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, no kwitondera amategeko yayo yose, nuwo kwitondera amategeko yayo yose, ngutegeka uyu munsi. Uwiteka Imana yawe izakusumbisha amahanga yose, yo mu isi. Kandi iyi migisha yose izakuzaho, ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Murongo wa gatatu, uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu murima uhingamo uzahagirira umugisha. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka y'ubutaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe, n'ukw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha
igitenga cyawe igitenga cyawe n'icyobo n'ikibo uvugiramo. Murongo wa 7 ni 6 tugeze. 6 uzagira umugisha mu majya no mu maza. Uzagira umugisha ugenda wongera umugisha ugira umugisha unagaruka. Kubera iki? Wagize umwete wo kumvira Uwiteka Imana. Amahirwe aterwa no kumvira. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, imbuto zo mu nda yawe, urubyaro wabyaye ruzagira umugisha. Abuzukuru bazagira umugisha, abagukomokaho bazagira umugisha, umudugudu utuyemo uzaba uw'umugisha. Imana ihabwa icyubahiro, Imana yacu ishimwe. Igitenga, ububiko, aho ubika nta nyenzi zizabamo, nta kagunzu, hazagira umugisha. Aya ni amasezerano Imana yahaga abantu, yabahaga amahirwe ikababwira ngo muramutse mwumviye Imana, dore amahirwe, uzagira umugisha ugenda, ugira umugisha ugaruka utaha. Bivuga ngo uzajya guhaha, uzajya gukora akazi, uzajya guhiga gushakisha, uzajya bya bindi abantu bavuga ngo tugiye gushakisha, Imana izaguha umugisha wagiye gushakisha. Yara ya siri bone foya, Imana izaguha umugisha. Ntabajya gushakisha se bakagarukiraho bakatubwira ngo twiriwe dushakisha, ngo nta kintu ntahanye, babyita ngo niriwe nshakisha. Ariko bireba ngo uzagira umugisha ugenda, ugira umugisha ugaruka. Nunagaruka ugarukane n'umugisha w'Imana. Amahirwe aterwa no kumvira. Umurongo waho wa 7. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye. Ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca inzira imwe bagusanganiye. Baguhunge baciye mu nzira indwi. Izo ni imbaraga, ayo ni amahirwe aterwa no kumvira. Ababisha bawe bazaca mu nzira imwe bagusanganira, bagusumira, bakurwanya, hanyuma baguhunge baciye mu nzira 7, batatane. Imana itugirire neza. Amahirwe aterwa no kumvira atuma ababisha baguhunga, atuma abanzi batakwegera, atuma udahangarwa, ntago uvogerwa, ntago uhangarwa. Amahirwe ategarwa no kumvira. Nakubwiye ngo Shadraka na Meshake na Abedenego baravuze ngo Imana dukorera yadukiza amaboko y'uriya muriro, yaririya tanure, yadukiza amaboko y'abagome, ngo bikomeza ku Mana. Baravuga ngo Imana twumviye, Imana twakoreye, Imana yaduhamagaye, ishobora kudukiza. Ariko nitanabikora, niramuka itanabikoze, nta kabuza. Igihe cyose wafashe umwanzuro, Imana irahaguruka ikabana nawe. Irihagurukira. Abantu benshi bazira kudafata umwanzuro, bazira kujajaba. Niyo mpamvu, ariko Imana ya kera n'ubu iracyahari. Uko yagiriraga neza abasogokuruza n'ubu iracyahari, iyabatabaraga n'ubu iracyahari. Twebwe ab'iki gihe tugize kwizera gusa. Imana iracyakiza indwara zikomeye, Imana iracyakamya inyanja zitukura, Imana iracyahirika Yeriko, ahubwo habuze imbaraga zo kumvira Imana. Amahirwe aterwa no kumvira. Aburahamu Imana irayamubwira, ubwo bigenje utyo
ese wowe ujya ubigenza ute? Tekereza, wowe ujya ubigenza ute wa mukristo? Wowe uri mu kibazo ubigenza ute? Naho Imana yavuga ngo Aburahamu we bwo ubigenje utyo ndirahiriye. Niki wakora Imana igafata umwanzuro? Tangira ugitekereze, tangira ugitekereze. No gutanga umusanzu wa korari bishobora kukunanira wowe. No gutanga ituro mu rusengero bishobora kuba ikibazo. No gutanga icya 10 wahembwe ushobora kutabishobora wowe. No kwambika mwene so wambaye ubusa bishobora kukugora. No kugaburira mwene so yaburaye bishobora kukubera ikibazo. Ariko Imana iri yavuga ngo Aburahamu ndirahiriye bwo bigenje utyo, hari ikintu wakora. Imana igafata umwanzuro kagukiza iyo ndwara. Imana igafata umwanzuro kaguha amahoro mu mutima. Imana igafata umwanzuro kakongerera iminsi yo kubaho. Imana igafata umwanzuro gatatanya abanzi bawe. Akenshi abantu bumvira Imana ibyabi byivangamo. Bantu bumvira Imana hari abatubanjirije n'abari hubu. Abantu benshi muzabona bibera mu mahoro ni abantu bagerageza kumvira Imana. Amahirwe aterwa no kumvira arahari. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Yara ya Siribone, ninde wakuneshereza? Bantu baguhagurukiye bigaragare ko atari umwe, niba birivuga abantu ubwo ni benshi, ariko Imana igatuma banesherezwa imbere yawe. Migambi yabo ntigerweho. Kubera iki? Kubera kumvira Imana. Somera umurongo wa 8. Uwiteka azategeka umugisha. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe. Umva, azategeka umugisha kuba mu bigega byawe. Ni itegeko ko ategeka umurima wawe were. Ategeka ubucuruzi bwawe. Avuga ngo mwabicuruzwa mwe nimutubuke nimwaguke. Ategeka iryo duka abantu baryinjiremo. Raya Siribone. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe. Rangiza umurongo. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose. No mu byo ugerageza gukora byose. Twatu business dutoya, kagashinga watangije, kagashinga gato, bwa bworozi bw'inkoko, bwa bworozi bw'ingurube, sanyanya uri guhinga, wa murima w'ibinyomoro. Uwiteka azategeka. Arataya sika. Aya ni amagambo y'ubuhanuzi. Kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Amen. Azaguhera umugisha mu gihugu. Ubuzima burananiye, nta kigenda, umujyi urakomeye, reka da, ntibishoboka. Imana yaguhaye umugisha. Ubuzima buroroshye, mambo ni rahisi. Ubuzima buroroshye, Imana yaguhaye umugisha. Izaguhera umugisha mu gihugu. Kubera iki? Kubera ko wagize umwete wo kumvira Uwiteka Imana. Somera umurongo wa 9 dusoze. Uwiteka azagukomereza. Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera. Azagukomereza kumubera ubwoko bwera. Nguko yakurahiye. Niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe. Niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe. Uwiteka azagukomereza.
ninde wagukomeza kubundi akagukomereza amaboko y'Imana niyo yagukomeza yonyine. Ubundi kenshi usanga abantu bakora ibintu barangiza bakadandabirana bikarangira, ugatangira kuvuga ubutumwa bikanga, abarozi bagahaguruka bakakuzimya, ugatangira gukora umurimo wose ugasanga ufite imbaraga zigukiranye. Icyo uhagurutsemo cyose ukabona ufite imbaraga zigukiranye, ariko ngo niwitondere amategeko y'Uwiteka Imana izagukomereza kuba ishyanga ryera, izagukomereza kwikorera. Ndagira ngo gusengera Imana, ukeneye imbaraga z'Imana, ukeneye guhura n'Imana. Ikintu ubura niki? Ntabwo ubura amafaranga, oya, amafaranga arahari. Icyo ubura niki? Nta kintu ubura, urabura umwuka wera, urabura gukomerera imbere y'Imana byonyine. Izagusumbisha amahanga, izategeka iyo mirima, izategeka ibigega byawe, niyo izakora. Hari ijambo rikomeye Imana yabwiye Aburahamu. Aburahamu ahagurutse avuye muri Uri y'Abakarudayo, Imana yaramubwiye ngo haguruka ugende. Arahaguruka mu bice 12, imusezeranya umugisha. Aburahamu ahaguruka, Imana imubwiye ngo nzaguha umugisha. Ariko hari ijambo rikomeye. Murabizi ko abantu iyo bamaze gutera imbere bajya bahura n'ibibakiranye. Burya imbaraga zikurwanya zigendera ku rwego uriho, imbaraga zikurwanya zigendera ku rwego ugezeho. Uko Imana ikuzamura hari izindi imbaraga zizamuka zishaka kugukiranya. Sareba imbaraga zirwanya umukobwa, ziramurwanya, zimubuza gushaka, zimuzirika, zikamuzirika, ariko yasenze Imana akayikomeza akayubaha, uwo mugozi Imana irawuca. Noneho niba yarwanywaga n'imbaraga imwe, haza ebyiri kuko yashatse, kugira ngo adahuza n'umugabo, kugira ngo atabyara, ziba zibaye ebyiri, ntabwo akomeza kurwanywa n'imbaraga imwe. Hanyuma nabwo Imana akayubaha, akayumvira, akayisenga, akayibutsa ibyo yavuze, Imana igahaguruka igaca uwo mugozi. Yamaze kubyara, hari izindi imbaraga 3 zihaguruka. Imbaraga zikurwanya zingana n'urwego ugezeho. Imana yabwiye Aburahamu ngo nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe. Ariko imubwira ijambo rikomeye ngo abakurwanya nzabarwanya. Rero nta nubwo byemerewe kugira ngo niba uri umukristo koko wubaha Imana, kwirirwa uburana n'abantu ko Mana ngo bazengereze, ngo ayo masengesho ngo abahoge nta nayo ndabona. Ariko Imana yiteguye kuguha umugisha, ikanakurwanirira, ikanategeka abanzi bawe bakaguhunga baciye mu nzira 7, ikabambura amaboko, igakenyuruza abami, ikagukenyeza, ikaguha konka ku mashereka y'amahanga. Kubera iki? Kubera ko wayumviye. Amahirwe aterwa no kumvira Imana, amahirwe aterwa no kumvira Imana. Ndagira ngo rero dusenga uyu munsi dusenga Imana. Ukeneye amahirwe yo kumvira Imana, ukeneye kumvira Imana, iguhe kumvira. Ese ko yaguhamagaye ikaguha umurimo uracyawuhagazemo? Ko yaguhamagaye ukajya mu mazi menshi ukabatizwa, ukuzura umwuka wera, uracyabirimo? Ese mu by'ukuri yaguhamagaye yo niyo kwizerwa, yaguhamagaye niyo kwizerwa, nta cyayibuza kugira neza. Ariko se uracyari kumwe nayo? Ubwo ntiwabivuyemo ukavuga ngo ubuzima burakomeye, ukavuga ngo ntibyakunda. Ariko nje kukubwira ngo hari amahirwe aterwa no kumvira. Rero Imana itugirire neza, Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye iki? Imbaraga ukeneye niziye? Ukeneye kumvira Imana, Imana igushoboze kuyumvira. Kuba utinze gushaka ntabwo bivuze ko Imana itazaguha umugabo.
kuba utinze kubyara ntabwo bivuga ko Imana idafite abana. Kuba utinze kubona akazi ntabwo bivuga ko Imana itazaguha akazi. Ahubwo ukeneye imbaraga, ukeneye kubaha Imana. Ibyo nibyo byihutirwa. Hari amahirwe aterwa no kumvira. Ndagira ngo ngusengere. Imana yacu twizeye ikugarukeho. Imana yacu twizeye iguha imbaraga. Ndagira ngo ngusengere Imana. Ndagira ngo duhamagare ijuru ryongere kwibuke, riguha imbaraga. Aho wacogorera urahazi, ibikunanije urabizi, aho waguye urahazi, aho waguye urahazi. Rero uyu munsi ugaruke, Imana irahari. Uyu munsi ugaruke, Imana irashoboye. Uyu munsi garuka, garukiraho, Imana ifite byose. Yabwiye Aburahamu ngo imuka, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe rizaba umugisha. Ratana sikarabone foya. Ndagira ngo ugaruke, garukiraho, garukiraho. Yewe mu Kristo, yewe mwene data, garukiraho. Warusubiye inyuma ukavuga ngo ubuzima burakomeye, dufite Imana ishobora byose. Ukavuga ngo ibintu biranze, ngo abarozi, ngo ibiki, ngo baranyanga, ngo impagarara. Byaba binahari ndabizi ko bibaho, ariko Imana twizeye ishobora byose. Iyakuye Shadraka na Meshake na Abedenego mu muriro, uyu munsi iragukura muri icyo kibazo. Uyu munsi iragukura muri icyo kibazo. Uyu munsi iragukura muri icyo kibazo. Iyakuye Aburahamu muri Uri wa Kaludaya, yamujyanye ikamuha umugisha, akabasekuruza z'amahanga. Uyu munsi irahari, izakurinda amajya n'amaza. Wari ufite urugendo, wari ufite ubwoba kubera urwo rugendo, ariko Imana gira imbaraga zo kuyumvira, izakurinda ugenda, ikurinda ugaruka. Urakoze Mana. Iri ni ijambo ryawe. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Ijambo ryawe riraturinda, riduha imbaraga, riduha inkomezi zo kugira ngo tukubahe, tugukorere. Imbaraga zawe zirakiza. Arakobera sikarabone. Imbaraga zawe ziromora, imbaraga zawe ziromora. Umuntu urwaye ziramukiza. Sengeye umurwayi, iyi ndwara ni ikire mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Reka uyu muntu akire, iki kibyimba kiri mu rubavu reka gikire. Imbaraga z'Imana nizimukize. Dosira bone foya. Reka yakire gukira uyu muntu urwaye ikibyimba mu rubavu mu izina rya Yesu. Uyu muntu uri mu rwahukaniro, watandukanye n'umugabo, uri Imana ishobora byose. Dosira bone foya. Tanga amahoro muri aba bantu. Ongera agakiza Mana. Abantu bataye umurongo nubongerera agakiza. Abantu bataye umusitari bagarure mu buntu bwawe. Done sika bonefo rataya si rodemonefo rakamone sika. Uri Imana data, uri Rubasha, uri Shadayi, uri Yoroyimu, uri Ndabishoboye. Dosiri bone, bagirire neza. Urakoze kubikoze, urakoze kubarwaniriye, urakoze kongerera agakiza mu bantu, urakoze kutanza ubugingo kandi bwinshi. Cyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Birashoboka ko hari icyo waba utumvise cyangwa se hari icyo wanansobanuza. Reka nguhe numero ya telefone, hanyuma ushobora kutubaza. Ni 078 50 98 944 078 50 98 944 na 072 74 34 93 rimwe 072 74 34 93 rimwe. Imana y'amahoro ibaha umugisha.